Reka twongere dushimire Imana kubw'umwanya twongeye kubona wo kwiga ijambo ryayo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Tugeze ku gice cya 9 cy'icyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Icyigisho cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Marko nicyo turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Dutangiye icyumweru gishya, tugiye kwigira hamwe insanganyamatsiko ikomeye cyane ivuga ngo amakimbirane yabereye i Yerusalemu. Nshuti mukundwa, ndagira ngo nkwifurize nanakurarike kugira ngo iki cyumweru tuzafatanyirize hamwe twiga iri jambo ry'Imana. Nibyo ngusabye muri aka kanya. Aho iki cyigisho kizaba gishingiye rero muri iki cyumweru ni mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Marko igice cya 11, mu gitabo cy'Abami, mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya mbere umurongo wa 32 kugeza 48, ndetse Zekariya igice cya 9 umurongo wa 9 n'uwa 10, Yesaya 56 umurongo wa 7, Yeremiya 7 umurongo wa 11, ndetse na Marko 12 umurongo wa 1 kugeza wa 34. Icyo kwibukwa rero gishingiye muri Marko igice cya 11 umurongo wawo wa 25. Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire, kugira ngo so wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Aya niyo magambo tuzazirikana cyane muri iki cyumweru. Reka mbere kugira ngo tujye mbere muri iki cyigisho cyo ku isabato nimugoroba, tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, wabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe, tugushimiye ko waturinze, turagushimiye Uwiteka Mana yacu ishobora byose. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe ubwo tujye kwigana icyigisho cy'uyu munsi. Umwuka wa wera azabane natwe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Nshuti mukundwa, urukurikirane rw'amakimbirane y'uburyo butanu yabaye hagati ya Yesu n'abayobozi b'idini ruboneka muri Marko igice cya 2 n'igice cya 3. Ibi twabibyize neza ubwo twigaga icyigisho cya 3 cyo muri iki gihembwe. Mu cyigisho cy'iki cyumweru, ubwo Yesu yageraga i Yerusalemu, yagiranye amakimbirane n'abayobozi b'idini inshuro 6. Ayo makimbirane y'uburyo butandukanye ameze nk'itangiriro ndetse n'iherezo ry'umurimo we wa hano ku isi. Buri bwoko bw'amakimbirane burebana n'ibibazo bikomeye bigaragara mu mibereho ya Gikristo. Amabwiriza ya Yesu ndetse no muri ibyo bihe by'amakimbirane afasha abizera guhangana n'ibibazo birebana no kwizera ndetse n'ibibazo byo mu buzima bwa buri munsi. Inshuti bakundwa, nitujya twiga ibya Yesu n'abigishwa be ndetse n'uburyo yagiranaga amakimbirane n'abayobozi ba kera mu gihe cye, bikwiye natwe kudufasha mu buzima bwa buri munsi, tukabyigiraho, tukamenya natwe uburyo tukwiye guhangana n'ibibazo ndetse n'amakimbirane duhura nabyo muri ubuzima bwa none. Bene data, abayobozi b'idini baje bafite umugambi wo guhangana na Yesu, kumugusha mu mutego ndetse no kumutsinda, ariko ntabwo bigeze bagera kuri uwo mugambi. Umugabane
w'icyigisho cy'iki cyumweru uzaba ukubiyemo ubusesenguzi bw'icyatumye abantu barwanya Imana ndetse n'icyo abakristo bashoboraga gukora kugira ngo bakureho urwikekwe kandi bavugane n'imitima y'abantu baninira irarika rya Mwuka Wera. Inshuti mukundwa, natwe tukwiye kwirinda tutazagwa mu mutego wazatuma natwe imitima yacu irangwaho no kuninira irarika rya Mwuka Wera. Muri Mariko igice cya 11 hagaragaza ko umurimo wa Yesu wakorewe muri Yerusalemu mu gihe cya Pasika, muri Werurwe ndetse no muri Mata. Muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 16 hakubiyemo ibyabaye mu cyumweru kimwe kirengaho hato igihe cy'iyi nkuru cyagiye buhoro cyane mu buryo bugaragara. Ibice 10 bibanza bikubiyemo ibyabaye mu gihe kijya kungana n'imyaka 3 n'igice. Nyamara nshuti mukundwa, uku kugenda buhoro kugaragaza akamaro k'ibyo bikorwa biheruka. Ndakwinginze kugira ngo nshuti yanjye dufatanyirize hamwe kwiga aya magambo meza cyane tujye gusangirira hamwe muri iki cyumweru. Ndakwinginze kugira ngo Mwuka Wera abe ari we azatuyobora, yaba njyewe ndetse nawe, nukuri tuzabashe kugira icyo twigira kuri aya magambo akomeye cyane ubwo tujye gutangirana iki cyumweru twigira hamwe. Reka dusoza iki cyigisho cy'uyu munsi dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje nanone, uhabwe icyubahiro. Dore tumaje kureba ibyo tujye kuzibandaho cyane twiga muri iki cyumweru. Turakwinginze rero kugira ngo uzabane natwe, uzatwiyoborere amagambo tujye kuzigira hamwe muri iki cyumweru azabashe kugira icyo azatumarira mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse azatwubake mu buryo bwa mwuka. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Reka nkurarikire kugira ngo tuzafatanyirize hamwe kwiga iki cyigisho cy'iki cyumweru. Nibyo ngusabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena.